mukenya mwaka mwabuke ukinga hongera inyanubwati ukinga hongera inkamuzindi ukinga tugiye kwakira Rumi abana bo mu Gasyata mu muhamasyo cyane twakire Rumi Miro neza nahoze ni restaurant abantu inzoga nimbi mu buryo mwe cyangwa ubundi umujene ejo bundi yasangiye byeri na se na nyina banywa byeri amaze kugezamo mitsingi 10 arahaguruka abwira se ngo wa mwanya ngavugana n'umugore wawe ho gatoya se kubera ko yari yasinze arambwira ngo nta kibazo ngo mwavugana ajya hanze abwira nyina ukuntu amaze nk'imyaka 2 amukunda bagarutse nyina abwira se ngo uzi ko no musore yankunze kubera ko se nawe harimo akabyeri ariko nanjye ngo nabibona gukuna kureba umeze ute bro ase no musenda musuza katareba ku ruhande man gisa ndagusuje man utureba ku ruhande ndakwemera bro happy to see you I fucking love you you fucking love me too ndishimye cyane kubona gisa no umuhanzi w'umuhanga arimo arabwira ukuntu turi muri generation y'ibisazi ejo bundi umujene hari radio station mwe mu Rwanda yari ifite subject yo kuvuga ngo nta musore imyaka 35 ugomba kuba kibi wabo noneho rero umujene mwe mu Gatsata aramagara nawe afite imyaka 35 ngaronga ibyo bintu ndabyemeza nanjye ngo witwane ngo nitwa Regis mu rugo nengo uri mu Gatsata ngo nta musore imyaka 35 ugomba kuba kibi wabo ngwego cyane ngurabirwanyije ngo nanjye navuye iwacu umunyamakuru aramubaza ngo Serge ngo wubahe ngo mana ngo je nago nyimana na papa na mama ni no se wubahe ngo ngiye muri umuntu wanjye arancumbikiye niyo generation turimo ndishimye cyane audience y'uyu munsi kabisa irimo abakire kabisa nishimye cyane nabiboneye bro audience y'abakire niyo abakene babitandukanye bro umukire niyo murebura mumenya n'abana banyu baritetesha umwana wanyu mwajyanye mu isoko sibyo ubusanga umwana ari kuvuga ngo dadi ndashaka pome ngo yifate ngo dadi nawe ndashaka kira gipirizo ngo gifate haka twege mu Gatsata nago ariko byahibiri bro iyo wabaguri bujyane n'umubyeyi wawe mu isoko yagukubitaga mutari mwava mu rugo ngo ndavuze ngo nuze kugenda ureba ibintu byose muri bibeshye ukareba ibintu byose ngo ndagukubita ukava mu rugo bagukubise ubizi neza kuri bugere mu isoko nta kintu na kimwe uri burebe umukiriya agiye mu isoko kwanza umukiriya ajya mu isoko hari ikintu kimujyanye man ewana kabisa azi ko agiye kugura ikintu umukiriya aragenda ari amashop agurisha nk'ama TV arenze ugasanga nka TV igura nk'ibihumbi 300 sibyo umukiriya araza akavuga ngo ino televiziyo nangahe bakamubwira ngo ni 300 akatavuga ngo nta nini yayihari bakamubwira ngo irahari ariko ngo igura 800 ngo aba ariyo muzana twebwe usanga nk'abajene babiri bituye bakajya nko mu mujyi batagiye kugura tu ugasanga bari kwinjira muri supermarché bareba televiziyo nkuko nguko ngo reba uru televiziyo ngibaza uri kureberaho nka video y'amana ari ibyo byabajyanye mu isoko tu nabonye imodoka mwajemo bro ni imodoka nshyashya kabisa man zifite ibintu bihura yizire muri hudu yanjye mu Gatsata niho hantu usanga imodoka zitangaje usanga imodoka ari Benzi ifite ikinyuma cya ambulance imbere ari Pandagare ugasanga ifite retroviseur za V8 none ikintu kiba kirenzemo nigeze kujya mu modoka imwe y'umujene ndwana n'ikirero nshaka kukimanura avuga ngo utanyicira ikirero namwe se block nshaka kukimanura ngo ngo gabanya volume radio nacyo kiramanuka urabona ukuboro hari ukuboro zino modoka mugendamo ziba ziri VIP ku buryo umuntu atafunza urugi ubibona sibyo arareba muri tabla akavuga ngo bro ngo hari umuntu utafunza urugi muri mwebwe umuntu ngara yarabikoze mu Gatsata turi mu modoka ishaje bya danger atuga ngo ngo bankwango ko numva hari modoka idafunze hari urugi rudafunze twambwe se bro bibonye gute ngo ndi gufata feri ngumva nago zifatika twibaza ukuntu urugi na feri biri guhura hudunurukamo ikintu cyaho kirenze kurusha ibindi nama dispensaire yaho babuze abakiriya ku rwego uca muganga akagusifira ngo mumubwire ngo wakwihanganye ngo tugakopa imiti y'umutwe mwese bro ndayijyana kwigira gute ngushaka kuzarwara umutwe ngo n'igihe ushaka kubona n'umukiriya ngo n'umushyitsi akarwara umutwe
none urwego biriho RBC igeze gukoresha amahugurwa kugira ngo barebe nyine bari barabonye ko hari abantu baza bagashinga ama dispensary ko babamamyi sibyo bakoresha uburyo ki bwose bushoboka banje baravuga bati tugiye gukoresha babwira n'abaturage bari baraho ngabo barababwira ati rero kuntu bimeze tugiye kuri abaganga banyabo n'abatari abanyabo banje bakoresha ikizamini kandi tubizi ko harimo abaganga babeshya noneho RBC koresha abaganga benshi bagiye batandukanye bamaze kubakoresha bamwe bavamo abandi barasigara hari umudokiteri umwe uvuye mu Gatsata nk'imyaka nk'itanu abaturage baravuze ngo ntago mwamukoresha ngo turamwizeye banje barabwira ati dore ukuntu bimeze mwege mu byihorere twe turabimenya ko ari umuganga twabimenye uwo mudokiteri yaraje na confidence nyinshi bamubaza ikibazo kimwe baramubaza bati doctor abaturage bakwizeye iyo umuturage umuteye rushinge ku kibuno wizera gute ko umuti wazengurutse umubiri wose doctor na confidence nyinshi ngakose bro icyo ni kibazo wambaza iyo umuturage umuteye umuti ngo kuri aka gapande ka hano munago bavuze ko umuti wazengurutse umubiri wose icyo bagomba gukora ni kimwe ngo ugomba kumwereka inebiri ngakicaraho ngo kuburyo ngakawuvanga ku buryo ugena no mukandi gapange ngakagira gutya ngo umuti ukazenguruka umubiri wose ebana nibo baganga twifitiye mumbabarire ngiye gusuhuza coach na bagenzi be muraho neza kansuhuze na Kenny amahoro coach reka badufate ifoto yonyine niwe muntu wa mbere twifotozanyije oya ntacyo kuri stage bimbabarire merci warabizi impamvu tubisaba biramo mugisha nuruka mu Gatsata muri uduzo mu Gatsata ibaze umuntu wo mu Gatsata gusabye iyo faveur niyo guseka mwabyore ungo niyo guseka mwabyore aka bro abasaza babahumura amazi ko naye numvise ngize icyizere cy'ubuzima mu mwamashi museke kubwe na blague naye gusa museke tu Kenny kugira ngo groupe yose bazabone ko atari ibintu byabaye mbabura nawe twifotozanya kugira ngo bazabona ko ako bose zana zibaziri nta kibazo nuriya mujene wundi wararenze kugira ngo batazabona ko bro nta kibazo mwebwe ibyo guseka mu byibagize ntabwo ari byo tukirimo ibyo guseka byanjye bro ihangane Kochiga wajama se nabo ningenzi nabo baraza kuza nta kibazo ariko nabo baze kuza nta kibazo Kochiga ndagira ngo mbabwire rero nahoze ndi gutera urwenya abakene bafite ibibazo ari hakurya basakuzaga ubu nshatse nasubiramo mwebwe oya mwebwe ntacyo nshaka muvuga nari bro nta kibazo stabilis nta kibazo nta kibazo ngwino ariko urabona ko nta cyize aba babiri nta cyizere bafite namwe bizazamuka muze rimwe nta kibazo icyizere ntacyo pe bagare hano DJ cut the motherfucking beat mumwanye kameze nko mu Gatsata namije muri kuro ariko nta kibazo ntabwo ndi umurovyi ntabwo uri umurovyi mwebwe museka bisanzwe ko ni kwifotozanya n'abakire n'uri bye byabananiye twagiye musaza ako bro wabi flexible rero kuri guseka ma amuza nawe nta kibazo ngwino amuza bye byari bigaragara naba noranyije ngwino nawe nta kibazo tambuka nta kibazo tambuka baba hariye na we usibu byo gucariye ibintu cyo kwesekana ibintu byo gusimbuka baba hariye ngiri sambori hasa abantu bose barimo kunkunda noneho byagize ndimo gusoza ndagira ngo nzane igisa cy'inganzo kuri stage kuko umuntu akuze mfana ari bugira umwanya ariko please manye iminota ibiri yonyine uze kuri stage namukomeye amashina aho se mwaje
Gisa hari ikintu kimwe nshaka kubwira. Gisa mbabara ngushanyize bino bintu sibyo? Mbabara ngushanyize bino bintu. Ntabwo ngiye kugusuzugura. Gisa reka ngushanyirize sibyo? Ngiye gushanyiza bino bintu. Namagaye Coach Gael sibyo? Namagaye Coach Gael. Atambuka mu kinyabupfura ku mafaranga afite. Aza yitwaye gutya. Araza aranasubiza mu kinyabupfura gutya. Wowe ndaguhamagaye Gisa. Wowe Gisa. Mani reba ukuntu uje mani. Ni Gisa bro, ni Gisa. Ni Gisa. Ni Gisa. Ni muganga ti, ni muganga sa, ti, kosa ti. Bro, ndagukunda man. Thank you so much. Bino bora dukora mu gutera ubusema bisanzwe ariko you are fucking legend bro. Thank you so much. You know it? Imana yabicyubahiro. Uri talented kandi yo soko in years hence byo gukora ibirenze kabisa. Imana yabicyubahiro. Bro, gabo bari manuka nka Coach Gael bas. Tureko bishobora. Guys, mwakoze cyane reka abandi banyarwenya baza murakoze. Iyi televiziyo uyifite mu kabari kawe cyangwa muri resitora yawe cyangwa muri hoteli, iyi ngiyi ni ikurura abakiriya. Ngwino rero muri Kigali City Tower, umuryango nomero 18 muri ground floor muri Samsung 250 hari televiziyo umva guhera kuri puse yo hasi kuzamura 3 2 kugenda ukagira kuri 185 zose turazifite ku giciro cyiza cyane. Karibu wowe niba ugiye gukora ubukwe ubwo niba ugiye gukora ubukwe ugiye kubwira ngo kaga televiziyo we na madamu zamumeze nk'abari guhengereza gutya niko karuje kora televiziyo nziza iyi ngiyi reka nyibise kwanza uyirebe neza. Samsung 250. Abakinga hongera imyanda